urakoze wewe ukomeje gukurikira ibiganiro bya radio bya televiziyo y'Isango Star by'umwihariko iki kiganiro Happy Family Show, ikiganiro tukugezaho by'umwihariko kibanda ku rubyiruko, ku ruhare mu gutanga umusanzu mu kubaka umuryango nyarwanda. Ni Happy Family Show nk'uko byumva nyine, ni umuryango umeze neza, umuryango utekanye. Ni ikiganiro tugezwaho na Happy Family Rwanda Organization, aho Happy Family Rwanda ndetse by'umwihariko igenda ituzanira n'abafatanyabikorwa bayo bakorana kugira ngo babashe gutanga umusanzu wabo muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kandi kiza kibanda ku bikorwa bya Happy Family Rwanda iba yarakoze muri sosiyete nyarwanda, muri mu cyaro aho mutuye, mu mijyi, mu dusantere dutandukanye aho mutuye, n'umuryango ukorera mu gihugu hose, kugira ngo mu gihe tumaze dukora ibi biganiro mwamaze gusobanukirwa bihagije Happy Family Rwanda ndetse n'icyo ikora. By'umwihariko rero nk'uko natangiye mbibabwira, igira uruhare cyane mu gukorana n'urubyiruko. Ni ukuvuga intego za Happy Family Rwanda, impamvu yavutse ni urubyiruko rumeze neza, urubyiruko rufite ubuzima buzima, urubyiruko rushobora gutanga umusanzu muzima mu kubaka igihugu. Nuko urwo rubyiruko rugomba kuba ari ruzima no mitekerereze yarwo. Sibyo bwana Rafiki? Nibyo rwose, nta na kimwe ubeshye. Urubyiruko ruzima rutanga umusanzu muzima mu kubaka igihugu. Uyu munsi rero turareba ku ruhare rw'urubyiruko mu kubaka imiryango itekanye. Ese urubyiruko rwagira uruhe ruhare mu gufasha umuryango nyarwanda kuba umuryango koko wifuzwa n'Imana n'abantu? Urubyiruko niba tubona tugira slogan ivuga ngo urubyiruko imbaraga z'igihugu, yego turarubona mu bikorwa. Niyo wahera ku bikorwa by'ingabo z'igihugu, benshi barimo urubyiruko. Urebye ku ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zifite uruhare mu kugarura amahoro ku isi, umutekano w'igihugu, ubuhinzi, ubworozi, nta cyiciro na kimwe utasangamo urubyiruko. Rero nari mbikomojeho, turi kumwe muri studio na bwana Nsengimana Rafiki, akaba ari Executive Director wa Happy Family Rwanda, muri make n'umuyobozi wa Happy Family Rwanda. Ikaze nanone muri studio bwana Rafiki. Urakoze cyane, turagushimiye. Kagashati nanjye ndagakeneye. Rwose ubutaha tuzakaguha, tuba dufite twinshi. Zameze mute muri Happy Family Rwanda? Muri Happy Family Rwanda turakomeye, turashima Imana, ibikorwa birakorwa nta kibazo. By'umwihariko muri ino minsi ya 16 days of activism, cyangwa se iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa ku rwego rw'isi. Turimo turafatanya n'inzego z'igihugu gutanga ubwo butumwa muri sosiyete muri rusange. Yego. Ibyo bikorwa bimeze bite? Ni ibikorwa by'ubukangurambaga muri community, gushishikariza abaturage kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abakobwa, rikorerwa abadamu muri rusange. Nizere ko icyo gikorwa tubuze kukigarukaho birambuye by'umwihariko. Nta kibazo. Yego, nari nagiye mvuga ni urubyiruko rw'u Rwanda urubona mu ngeri zitandukanye pe. Mwebwe mubana narwo umunsi ku wundi, ishusho mubona y'urubyiruko rw'u Rwanda imeze ite? Ishusho y'urubyiruko rw'u Rwanda ni nziza, ni nziza kuri ubu ngubu. Yego, nubwo nta byera ngo de, ariko urubyiruko ruri active uko
uko imyaka igenda yigira imbere urubyiruko ruri active barakora ibikorwa bitandukanye muri economy, ibikorwa bijyanye no guteza imbere umuryango, igihugu muri rusange, ubucuruzi, kwiga, gufashanya. Urubyiruko rurakora kandi urabona yuko n'igihugu cyacu kigerageza gushyiramo imbaraga, gutera inkunga urubyiruko, kuko nta muntu w'urubyiruko uzana igitekerezo cyangwa umushinga wagirira akamaro sosiyete ngo usubizwe inyuma. Yego. Imibare y'abaturarwanda igaragaza ko urubyiruko ari rwo rwinshi. Yego. Rugize umubare w'abatuye u Rwanda. Bivuze abaturarwanda burya ntabwo ari abanyarwanda gusa, n'abatuye u Rwanda. Uyu mubare munini w'uru rubyiruko ujyanye cyangwa se umusaruro warwo ujyanye koko n'umubare munini warwo mu mboni zanyu nk'abantu mubana narwo umunsi ku wundi, ndetse munakurikirana politiki z'igihugu? Buriya urubyiruko nyine ni imbaraga z'igihugu. Yego. Urubyiruko ni abantu bumva vuba, ariko ni n'abantu bashobora kuyoba byoroshye. Yego. Badafite umuyobozi. Ariko nk'ibigaragara bitewe n'imbaraga igihugu cyacu n'amahirwe kiduha nk'urubyiruko, n'inama za buri munsi tugirwa no gushakirwa amahirwe aho bishoboka, nk'ingendo Perezida wa Repubulika akunda gukorera hanze y'ibihugu mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, ubona yuko amahirwe menshi aza n'ubundi urubyiruko nirwo ruyakisesingaho. Nirwo ruyakisesingaho. No tuvuze ngo ubwinshi cyangwa se umubare munini w'abaturarwanda ko ari urubyiruko, ni na byiza cyane, bizafasha mu iterambere ry'igihugu cyacu. N'ibikorwa urubyiruko rukora se umuntu yashyiramo ngo bihwanye, mvuze ngo birangana ntaba mbeshyi. Hari gapu nyine, hari gapu, ariko umubare munini n'urubyiruko rufite gahunda. N'icyuho kimeze gute? Gapu n'icyuho ngira ngo ahari. Ni icyuho kimeze rimwe na rimwe kiva ku myitwarire y'urubyiruko. Kiva ku myitwarire y'urubyiruko bamwe na bamwe bataramenya neza kubyaza umusaruro amahirwe bafite cyangwa se bagenerwa mu rubyiruko. Arahari se? Yego, amahirwe arahari menshi. Yaba hari tukaba twumva urubyiruko rutaka ubushomeri kandi badafite ubumuga. Amahirwe arahari kubera ko iyo urubyiruko bavuze kwihangira igihugu cyacu, ubumuga barakora. N'abafite ubumuga barakora. Umuntu w'urubyiruko udafite ubumuga birirwa bataka ubushomeri hanze bwabaye ikibazo, urabizi. Ubushomeri bwabaye ikibazo kandi na leta nayo ikavuga iti mwihangira imirimo, turayihanga dukuye hehe igishoro. Nabyo ugasanga ni challenge ziraho. None nubwo amahirwe hari nayahe urubyiruko akanya warubwira ruguteze yombi, uvuga ati umuntu uri kutubwira ngo amahirwe arahari, izo nzira ihari ni iyihe, nzira ihari ni iyihe twanyuramo ntari kudushinyagurira? Ntabwo ndi gushinyagura. Reka tuvuge urugero, niba bavuze ngo niba dushishikarizwa kwihangira imirimo, urabona leta yashyize imbaraga mu mashuri ya TVET y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Yego. Urumva niba ishyize imbaraga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, mbere na mbere ni ukugira ngo idufashe kumenya kugira basic skills about job creation. Yego. Sibyo? Niba umuntu aguhaye ubumenyi bw'ibanze mu guhanga akazi, sibyo? Aguhaye ubumenyi rusange, ariko akanakwereka ngo ibi bintu nukomeza kubyiga
ushobora kuvamo undi muntu udasanzwe uri specialist mu kintu runaka. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ese twe nk'urubyiruko are we ready to access on that opportunity? Kubyaza umusaruro amahirwe. Turiteguye kubyaza umusaruro amahirwe duhabwa nk'urubyiruko. Aha ushobora no kumva challenge ukambwira ngo none se ko bataka ubushomeri, sibyo? Ko nabo bize bafite ubwo bumenyi bataka ubushomeri. Ariko niba tubona neza hari challenges cyangwa se hari amarushanwa agenda abaho, urugero, sibyo? Bakavuga bafite imishinga myiza, muze mukompete duhembe imishinga myiza. Yego. Sibyo? Yego. Ubwo ayo nayo ni amahirwe bari kugenerwa, bahawe urubuga rwa bantu bashobora kuzana igitekerezo kiruta icy'abandi cyangwa se kirusha ubwiza icy'abandi kugira ngo gishyirwe mu ngiro. Kiriya gitekerezo nigishyirwa mu ngiro, kuko ibyo tubona byose, iyi nzu kugira ngo ibeho, aha twica iyi televiziyo ntabwo yabyutse ngo ibe. Hari imbaraga z'uwabitekereje. Imbaraga z'uwabitekereje aravuga ati ariko sinkwiye gucika intege, ngomba gushakisha uko natangira iki kintu. Amaze gushyiraho ino televiziyo atanga akazi, sibyo? Ni ukuvuga ngo uriya muntu wanyuze muri kompetisiyo ugize amahirwe, umushinga ukemerwa ugaterwa inkunga, ntago ari amafaranga yabonye nkawe ngo azamuke, ahubwo yabonye kugira ngo azamure abandi. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hariho ikigega, urugero nka BDF, tujya twumva BDF, sibyo? BDF nayo ifasha urubyiruko guteza imbere imishinga y'urubyiruko n'abagore, kugira ngo n'abandi kugira ngo bashyire mu ngiro ya mishinga. BDF n'urubyiruko yo yaba indi topic. Ishobora kuba indi topic, wenda twazanye n'umuntu wa BDF, ariko reka twibaze ngo irahari. Ni kimwe mu bihari by'ifasha. Kandi ni umurongo leta yashyizeho kugira ngo urubyiruko runyuremo, represent bya bitekerezo byabo, icyiza gifashwe. Erega nanone reka twibaze, ese ni uwuhe mushinga uri kujyana? Umushinga uri kujyana umeze gute kugira ngo uterwe inkunga, sibyo? Icyo nacyo tugomba kukibazaho. Hari igihe tublaminga abantu ngo ntago basupportinze projet yawe, ariko nanone kavuga se iyi projet yanjye nyigiranyije na projet 10 z'abandi baje bimeze gute, sibyo? Kuko buriya ikiba kiriho ni uguhanga akazi. Iyo umuntu cya gitekerezo cyawe niba kibaye financed kigaterwa inkunga, hari abandi bantu baza kubona amahirwe. Ikindi, urubyiruko tugira ikibazo cyo gucika intege. Ariko gucika intege bigaterwa nuko turi gushaka ko ibintu biba TikTok. Niba ushaka ko ibintu biba TikTok ntabwo bikunda. Ukora uhita wunguka, hari process, hari inzira, sibyo? Ntabwo dufite abantu muri no minsi, si n'urubyiruko muri rusange, ntabwo dufite ikintu cyo kwihangana muri twebwe ngo wemere wihanganire. Niba ari ikintu watangije runaka cyangwa se uri gushaka gutangira, wemere uce muri izo challenge. Urabyuka mu gitondo, wabyuka mu gitondo ukarota kubaka etage gahitiba, hari ugushaka ikibanza uzavunika, hari ugusiza, hari ukumena amabuye, hari ukuzamura inzu, imvura izagwa, ibinyagire, niba utari tayari bisenyuke. Kwemera guca muri izo challenges zose. Ni ukuvuga ngo twe nk'urubyiruko icyo twakabaye twemera, sibyo? Twemere ngo amahirwe arahari, ariko nanone twibuke yuko igihugu cyacu kiri mu nzira y'amajyambere, sibyo? Ntabwo dufite ubushobozi bwinshi.
ariko n'ubwo bushobozi bukeya buhari niba bemeye yuko niba ubwo bushobozi bukeya buhari niba tugenerwa amahirwe yo kuba twabwa accessingaho ahubwo twige kububyaza umusaruro ariko nanone tunikorere n'imitwaro ya bagenzi bacu niba ubonye mu mahirwe wahanze n'ako kazi bigakunda gerageza uvuga ati muri aka kazi ni abantu bangaye muri no projet ni abantu bangaye nze employinga ni bangaye nzaha akazi sibyo reka nguhe urugero Happy Family yaratekerejwe sibyo ariko uyu munsi wa none itekerezwa n'umuntu umwe sibyo ariko uyu munsi wa none iratanga akazi ku rubyiruko sibyo ni urugero nashaka kugira ngo wereke yuko iyo umuntu tekereza wemere guca muri izo challenge ariko buriya iyo umaze gutekereza nta muntu igitekerezo cyawe kimaze gukunda wiga ku umenya yuko hari abandi bantu bazabona amahirwe muri byo hari amahirwe ahari ariko hari n'aho ayo mahirwe azashyirirwa mu bikorwa hari ikintu kuba gihari hari na miliyetere aho kizashyirirwa mu bikorwa yego aho ho harahari muri iki gihugu cyacu uretse kuvuga ngo amahirwe arahari ari mu kirere arahari mu kirere kuko nta hantu uzagenda ngo uyasange yicaye ahantu ahari ariko se amahirwe nuyabona ukanatekereza n'icyo gukora n'iki par experience yanyu aho kubyariza umusaruro y'amahirwe harahari urakoze aho kubyarizwa yego harahari ni mu gihugu turimo dutuyemo rega igihugu cyo turagifite igihugu turagifite ariko ndimo ndavuga ariko noneho igihugu turagifite dufite na facilities nazo zirahari dufite umutekano w'igihugu cyacu sibyo sinzi iyo uvuze ngo aho kubyariza amahirwe harahari niba uri kumbwira niba ari market niba ari isoko sibyo niba mvuze facilities urugero hari ahantu hatandukanye leta igenda ishyira ubu ngubu reka nkwereke bwana Rafiki yego ugira gutya ugatekereza projet sibyo inzu zo gukoreramo muri Kigali ubwayo uzi uko zihenze yego bivuge ngo ntuzayifata uyijyane Ijarama sinzi niba hazana agace kamwe ko mu cyaro Ijarama muri Ngoma ndahazi na Sake cyangwa uyijyane za Bweramvura nayo hose uzayijyana hahandi n'ubundi harenze ubushobozi uriho ako kanya ibyo bizagutsikamira bikudindize kugira aho ugera none se reka tuvugane ndimo mvuga ngo ntago dufite twe nk'urubyiruko kwihangana twihanganire situation nuko twayova kaminga sibyo twihanganire situation nuko iyo situation dushobora kuyova kaminga sibyo tuvuge ngo mfite iki gitekerezo ariko ni ingorane zacyo iki banza wemere ngo ikintu cyose cyiza kigomba kunyura mu muriro sibyo ntujye ubona tuvuga ngo zahabu ikintu gikozwe muri zahabu kirahenda zahabu habanza gupimwa ubutaka bakemeza ko aho hantu harimo zahabu hakaza abantu bagomba kuyicukura icyambere hari abashobora kuba badafite tekinoloji yo kuhacukura bakaza bagacukuza isuka uriya muntu mu ntoki azagiramo ikota sibyo zahabu nimara kuva muri rya taka kuba yabonetse izaba ifite agaciro gakeya ariko nimara kunyura mu ruganda igeze mu ruganda agaciro kaziyongera niba ishyira kuri cya gikoresho ikaba presented somewhere nibwo izagira valeur iri hejuru cyane icyo nashaka gusobanura ni iki ngiki nanjye niba ufite igitekerezo nta muntu uzagenda ngo ubwire ngo mfite igitekerezo urumva start small
and grow big. Rero ahantu nashaka kuganisha nanagucisha hiryo yose ku amahirwe y'urubyiruko n'iki mu Rwanda uzajya hari uturere tujya tugira buryo turere mu rwego rwo kwesa imihigo tujya tugira amasiroga bahimba tuba motive abajya akantu bajya bagira ngo tujyanemo ndashaka kumenya rero Happy Family Rwanda ni gute tujyanamo, ni gute mujyanamo n'abo bantu muri ibyo byose twazengurutse. Urakoze cyane. So njye hano ntago nshaka kuza kwamamaza abafatanyabikorwa dukorana nabo urumva batishyuye ariko dufite abafatanyabikorwa batandukanye mu maproje atandukanye dukora. Abagenerwabikorwa bacu ni urubyiruko muri rusange, sibyo? Abagenerwabikorwa bacu niba ari urubyiruko, natwe nk'urubyiruko turabanza tukica tukavuga ngo nizi opportunities, ni gute twakanirokinga opportunities kuri bagenzi bacu bari mu cyaro, abari mu mijyi itandukanye, binyuze mu mishinga dukora. Niba urugero tugiye mu byo kwizigamira, sibyo? Niba urubyiruko ruvuga yuko ikibazo cya mbere bafite ari ukwaksesinga ku ngwate, ni urugero, sibyo? Niba ari ukwaksesinga ku ngwate, niba ari ukwaksesinga kuri loan zishobora kubafasha mu nguzanyo, ariko nanone bafite ikibazo cy'ingwate cyane, ni naho bafite ikibazo cy'ingwate. Turaganira n'umufatanyabikorwa niba ari banki runaka, tuvuga ati banki, ikintu ugiye gukora ushobora kuguza bano bantu. Rimwe na rimwe twebwe bakatubwira ngo ariko you have to deposit amafaranga in case bazambura. Dufite banki imwe inanakomeye muri iki gihugu yabidupropoje, in case turi bubagurize bakambura, bizagenda gute? Twebwe tuzafatira ya mafaranga yanyu. Understand? Urumva icyo kintu, sibyo? Natwe tukagaruka tukibaza ese niba twari dufite wenda miliyoni 100 n'urugero zo kwigisha abana batishoboye mu bijyanye wenda n'imyuga, sibyo? Zo kugura amatungo magufi n'urugero, sibyo? Tukaba tubonye abana wenda 15 cyangwa 20 bari gushaka gutangira kwihangira imirimo, urumva? Kandi bakabagaragaza yuko bafite ibitekerezo byiza, ariko imbogamizi hari ni ingwate. Nitumubera ingwate azishyura. Nakubwiye ko hari rimwe na rimwe badashobotse, hari abadashobotse, sibyo? Kandi Minisiteri y'Urubyiruko hari slogan imwe bafite ngo twubake urubyiruko rushoboye kandi rushobotse. Urumva ko kantu urubyiruko rushoboye kandi rushobotse, nuko nabo babizi neza yuko hari urubyiruko rushoboye ariko rudashobotse, nkuko no mu bandi bantu nabo no mu bandi bantu barimo. Ushobora gusanga nk'umukinnyi wa football afite impano akina rwose bikemera, ariko discipline ye ikaba ari ikibazo, ikamubera imbogamizi. Discipline ye ikaba ari ikibazo, ikamubera imbogamizi. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo twebwe nka Happy Family icyo kintu kirakozwe nibyo. Hano natwe ari gihe tugira impungenge. Hari abo twigeze kubera ingwate muri banki runaka, sibyo? Baranje ya mafaranga barayambura, icyavuyemo nuko twe twayishyuye. Bayambuye batahombye. Bayambuye batahombye. Urumva urubyiruko ruzagenda rutakaza kwizerwa, binatume n'izo banki zitaruha amafaranga. Yego, bayambuye batahombye, sibyo? None natwe tuviramo ikindi kintu kivuga ngo eske umuntu niyo mpamvu navuze ngo start small and grow big, sibyo? Tangira gato gashoboka, wereka umuntu ngo I have started this, natangiye iki kintu, ariko nubwo natangiye kino kintu intege nke nizi ngizi, intege nke zanjye nizi, mfite ikibazo cy'igishoro, wenda isoko nabonye rinini sindi kubasha guhaza isoko, mungurize cyase mumfasha ukuntu nabona ayo mafaranga. Nta muntu uzigera ubyanga, nta muntu ushobora kubyanga buriya. Ariko nugenda ukabwira umuntu ngo mfite igitekerezo, tangira gake kushobotse, gake kushoboye gatangire. Ni nabwo umuntu abona yuko ufite gahunda.
urabizi ko muri ubuzima hari n'umuntu ubanza kukugora kugira ngo arebe yuko resistance yawe kuri icyo kintu ugikeneye bingana iki, uragishaka bingana iki. njye nabwira urubyiruko ngo ibitekerezo dufite ni byiza bishobora kuvamo akazi, ariko tugerageze dutangire gato gashoboka. Yego ushobora kuba ufite 20,000, ushobora no gutangira ku kantu gato gashoboka. Ushobora kugura inkoko zingahe n'urugero, ukavuga ati ariko ngiye kwispecializinga mu bworozi bw'inkoko. Hari umujene nzi Nyamirambo hano akora ibiraha. Urabibona? Yego. Yarambwiye ati ni muri Karitsemba, ambwira ati rwose ndabaza nk'ubu ku munsi ukora ibiraha bingahe bigurwa. Arambwira ati ibyinshi ni 300, ibike byanze ni 200, kimwe ni 100. Urumva amafaranga akorera ku munsi? Ndabyumva. Fata 200 ukube 100. Muri make ari mu bihumbi bigeze muri 20 ku munsi. Yego. Wenda nakuramo ibyo yashoye, nagira ate nta mavuta, ubundi si ibyo yashoye si byinshi, n'ifu n'ibirayi n'amavuta n'amakara yakoresheje ateka. Urasanga mu by'ukuri atabura ibihumbi hagati ya 7 n'8 by'inyungu buri munsi. Yego. Uwo muntu mu by'ukuri nta kibazo bafite. Nakazi wabona ukabona gasuzuguritse. Ariko iyo amaze kwambara neza ari ndoboye, abafite amakomande nta nubwo ari umuntu ugenda azenguruka uri. Urabivuze mitareri ibyo mbitekereza. Bivuze ngo mwe nka Happy Family Rwanda muravuga muti urubyiruko ufite icyo utangiriraho gike gishoboka, kubona ugushyikira birakunda. Yego. Hanyuma rero ngo birahita binjyana mu bantu mwebwe mukorana nabo. Barimo babana babyariye iwabo, barimo bafite ibibazo byo kwiga, bakennye bananiwe kujya kwiga. Abo bo ariko bo birumvikana ntacyo babasabwa gukora kindi cy'umurimo. Nk'aba bana babyariye iwabo, ubushize mwigeze kutubwira ibikorwa mu bafasha kugira ngo babashe kugira ibyo bakora bibateza imbere. Bene bariya bo basabwa iki kugira ngo bibahe garanti ko ibyo mugiye kubateramo inkunga koko batazaba babihemo? Ndajyane ko mufite iyo experience. Urakoze cyane. Icyambere bafashwa, dushobora kubafasha kwishyira hamwe. Okay. Bagakorera hamwe. Ikibazo tugira buriya iyaba urugero watanze urugero ku muntu ushobora kuba akora isambusa z'ibirayi, sibyo? Uzi ko abantu 5 bakora isambusa z'ibirayi bihuje. Bihuje bakavuga ati twebwe turi specialized mu gukora isambusa z'ibirayi. Umva ikintu, umva isoko bagiye gutanga uko ringana. Icyambere buri umwe afite abe n'undi afite abe. Wumva ubumenyi bagiye guhuza uko bungana. Bariya abantu bakora ibirayi 5 bihuje bagakora company ikora amasambusa, just amasambusa. Icyambere bafite ubushake, bafite spirit imwe, bafite ubwo bumenyi, ni byiza, sibyo? Bazizerwa n'abantu abahinzi b'ibirayi kurusha uko wakwizera umwe. Reka tugendane ka kantu twavugaga. Ya trust, bazizerwa n'abantu bacuruza ibirayi. Sibyo? Abantu bacuruza ibirayi niba bizera, sibyo? Bazabazanira umufuka. Bazagenda avuga ati okay, ngewe ndanaranguraga ibiro 5 by'ibirayi. Nabwo mbingoye. Ibiro umuntu abazanira umufuka, bakore baze kwishyura nyuma. Sibyo? Bazizerwa n'umuntu ucuruza ifarini. Kuko bari hamwe.
uriya ucuruza ifarini abaha ifarini zo gukoramo impapuro niko bazita sibyo bazizerwa n'umuntu ucuruza buto ubuto abaha ubuto n'uw'amakara cyangwa se n'uwa gazi abizere noneho kakano bavuga ngo nk'inzu zo muri Kigali ngiseta buriya nagukurikiranye abantu bihuje bafite icyo bakora sibyo nibajya ahantu byonyine begereye ubuyobozi kavuga ati twebwe dufite itsinda rikora isambusa z'ibirayi sibyo muduha aho gukorera bazahabona ngo gute dufite itsinda rikora isambusa z'ibirayi dufite ikibazo cy'ahantu twatereka ibikoresho byacu mwaduha ahantu dukorera aribyo iki kintu wamugani ntaguciye mu ijambo urakomeza biragoye ko umuyobozi runaka wageraho amubwira gutyo ngo buri icyo abafasha ntibibaho biragoye mwishyize muri abajene batanu mugiye gukora kimwe meya kubona mwinjiye mu biro bye mubura ngo twe dukora isambusa z'ibirayi dore turimo turaguka ahantu hanini turifuza ko biragoye wamagane ko umuntu yahakana ndashaka tuganire kurusha uko we wagenda umwe uri mu maso y'umuyobozi bimeze nkaho mbese uri inyungu zawe cyane ndashaka tuganire tumenye n'ukuntu aya mahirwe ikiganiro tukimanure tugishyire muri rubanda rugufi tukimanure tukijyane hasi sibyo tukimanure tukijyane hasi kurushaho nuko ufite projet ya software kurushaho ufite projet tubijyane mu buzima busanzwe yego urakoze cyane noneho abo bantu nibamara kwishyira hamwe baganiriye n'ubuyobozi sibyo ubuyobozi buzababwira bashobora kubwira ubuyobozi ati ariko twebwe nta n'igishoro gihagije cyo kubona iseta dukoreraho sibyo muduhe iseta sibyo erega banatere n'intambwe bakore kampani bayiregestaringe muri RRA Rwanda Revenue hari igihe itanga umuntu adasora ari kwisuganya imyaka 2 iriya myaka 2 nyine bavuga ati tugiye kuba abacuruzi bari specialized mu isambusa z'ibirayi nka twebwe siko bimeze nibamara kuba specialized mu isambusa z'ibirayi yego tujye ku isoko gushaka isoko noneho bariya abantu nitwamaze kubona uko babona hari ya mafaranga twatundi duke bari bafite baduhuje bagende barebe financial institution runaka we have talked about BDF rega tujye tunareba ibyo dushyira BDF ni biki ni iki turi gupresentinga somewhere sibyo twemeze ni iki turi gupresentinga ahantu runaka ni iki turi kujyana ni iki nyine ni icyo ufite ni icyo ugiye kudiscussinga what do you ufite iki numara kuba ufite icyo kintu ujyana kuri plateau uganira n'abantu n'ahatagufasha azasigara avuga ngo urancarenjinze uhave ujya ahandi ujye muri banka runaka sibyo dufite ino company turacuruza isambusa z'ibirayi dukeneye wenda amafaranga runaka make yo kuzamura business yacu ereguna nababwire ngo ariko se ko tubikorana isuku mutere n'intambwe rega mukora akantu ka branding ko tubikorana isuku sibyo nta kuntu mwatwemera tukazajya tuzana isambusa hano ndakurahiye n'ujya muri banke irifite abakozi 100 ntabwo uzaburamo abantu 5 bakunda isambusa z'ibirayi let's just take like a number of only 5 batanu bonyine Ogati tuzajya tubazanira isambusa kangaye mu cyumweru ye baba we 100 200 nakugata ahubwo ujunzanira uje mu isoko kuzano mu isoko rya Nyarugenge n'urugero datari ko hano mu isoko naho turakeneye aho dusupplying reka nkubwire we have opportunities we have so many opportunities but the problem is
ntabwo navuga ngo nukubura basic skills about what we need to implement. Ariko se buriya soko utizera. Ikibazo soko ngemo ubushobozi urubyiruko rufite ubushobozi ariko rwiburamo confidence. Ikibazo nta nubwo ari yo confidence noneho. Ikibazo si yo confidence. Sibyo? Ikibazo ntago ari ukwibuka erega buri umuntu watinyutse kugira icyo akora yifite iyo confidence. For example, urugero arayifite iyo confidence. Wowe watangiye abayifite ahubwo ibitekerezo byabureye mu mitwe. Exact. Ikibazo no kutashaka bagenzi bawe kuko hari bagenzi bawe bashaka gukora nk'ibyo uri gukora. Kandi ngiye biroroshye ko naza nkakubwata ariko ndatekereza iki ngiki. Erega waniwe wazanye urugero rw'ibiraha, sibyo? Why not utajya no kureba abantu bigisha ibintu bijyanye na bakora ibintu bijyanye na bino bya catering n'iki. Bari ku rundi rwego ndabyemera. Short courses. Nyine ukagenda, sibyo? None ba bantu batanu twavugaga bishize hamwe. Uzo umutetsi muri restaurant z'Kigali amafaranga ye mugahembwa kurusha abandi bose. Turimo turavuga ibiraha ariko. Twe twigiriye ko biraha gusa. Kajya batari ko mutwigisha ukuntu umuntu yakora isambusa z'ibirayi, ukuntu umuntu yabizamura. Uzi ko bashobora gukora nk'iyo company ugasanga iteye ubwoba. Yabikomeye. Icyo navugaga, the problem is let us accept to start, twemere gutangira, start small and grow big. Ariko ubuzi ko urubyiruko ufasha urubyiruko abantu 10 nkubwira urundi rugero aka kanya uzi ko buri wese nta n'umwe utasanga afite icyo gitekerezo mu mutwe cyo gukora baragifite kuki badatangira nyine ko ariho ruzingi. No, start small and grow big. Urubyiruko rero mudukurikira murabyumva urumva urubyiruko dukurikira rurabyumva neza cyane ko ari ugukora bagatangira bagakora bakumva ko iyo watangiye gukora ibindi byose bigenda biza. Rero natangiye muduhamagare urubyiruko. Nimero ya telefone mu kanya Emmanuel arayishyiraho hariya kuri screen, baze gutangira baduhamagare nta kibazo batanga ibitekerezo byabo. Mbere yuko iminota nayo igenda yicumego karakantu wagiye kongeraho akandi kantu ngiye kongeraho nuvuga ngo urubyiruko twifitemo ikibazo cyo gusuzugura imirimo cyane rwose. Gusuzugura imirimo ngiye nize segonderi niga kaminuza nzabona umurimo muri ofisi runaka. Nakubwiye ngo uriya muntu ushaka kuguha akazi nawe wakamuha. Reba mu bigusarawundinze tureke kugira kwifungirana muri rumu yo kumva ngo turasaba akazi. Nese ubu ufata urugero rw'uyu musaza harya zino nkoko bazi KFC. Ni KFC ara mu giporoso izi za KFC. Uyu musaza niba ari numvise amakuru yuko yaragiye kujya muri passion arareba batse ubu nzajya nirirwa mu rugo njya passion gusa nzakora iki. Atangira akantu nka kariya. Ubu se nicyabaye ikintu kinini kwisi. Nese utekereza yuko yatangiye afite inkoko zikwiriye ibihugu n'ibihugu ntago ari ko bimeze. Ahubwo no kuvuga ngo we yatekereje ikintu aravuga ngo I'm going to be specialized in this. Sibyo? Tangira ugire vision nini ariko wemere gutangira gatoya. Tureke kwemera ko ibitekerezo byacu byagirira akamaro igihugu natwe bikaduteza imbere n'imiryango tuvukamo ko biguma mu mitwe. Ngo wumve ngo I will go to BDF nzajya somewhere yaba oya amafaranga make ufite ushobora guhuza na mugenzi wawe mugatangira. Ahubwo ikindi kibamo mu guhuza no kwihuza kw'abantu ni ikizere. Mukanya nagira ngo tuze kugaruka kuri cya gikorwa murimo ku ngubu cy'urubyiruko. Ariko mbere yuko tukijyaho nimero ngiriya ni 0785832432 n'ubundi ariko abonye ibwira baranayireba kuri screen zabo nabo ni baduhamagara. Mbibutsa ko ari ikiganiro Happy Family Show, ikiganiro cya Happy Family Rwanda ku nkunga ya UNESCO. Nibo turi kumwe muri iki kiganiro tubana
buri gihe ku wa kane kuva saa 7 kugera saa 8 kigasubiraho n'ubundi ku wa kane nijoro kuva saa 1 kugera saa 2 zuzuye kuri televiziyo Isango Star. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa Happy Family Rwanda Nsengimana Rafiki. Mwabyumvise si kuganira rwose afite ukuntu amotiva umuntu ukumva bwacya rwose uhita uba umuherwe ugafata, ariko si ukwizeza abantu ibitangaza ni ukuri. Njye ibintu nkubwira rwose, reka ngurundi rugero itray y'amagi ibamo amagi angahe? Si 30? Kari akantu k'amagi bagira gutya ni amagi 30. Yego. Amafaranga irangurura yaza bibiri, ngira ngo mperuka ari 2700, ubu bigeze muri bya bita kwigira ishobora kuba riri muri 200. Sibyo? Itray y'amagi ishobora kuba yunguka amafaranga 500. Yego birashoboka igisura ni barirangura ku ijana. Oya, ishobora kuba barirangura kuri 80. Batazakubeshya kurikura kuri uriya muntu kurifata bwa mbere niho mvuga. Ushobora kuba rirangura amafaranga 80, akaza kariteka agashyiraho umunyu akarigurisha 200. Erega igihugu cyacu gikunda ibintu bifite gahunda kandi bifite isuku. Sibyo? Uzi utetse amagi 200 gukuba 30 ibihumbi 6. Wenda wayaranguye 5 cyase 4,800 cyase 4,500. Ubwo ni tubaze ku ijana, ubwo ni 3. Nubwo mbwiye ko ritegera. Urakoze cyane ni aha urikuye ku mworozi. Kuki se utavuga ati ngiye noneho gucuruza amagi atetse? Amagi 100 bashira ku munsi. Ngiye ndacuruza amagi atetse, nkore wenda Rolex. Nyine ube specialized mu gusupplying imireti ama Rolex. Ari ibintu umuntu nyine hano wakumva umuntu aduhamaga akabwa ariko ati nicyo gishoro nacyo. Uramutse uri urubyiruko rero nanone ufite ikibazo cy'ukuntu ahantu wakura 10,000 byo gutangira cyase 20 cyangwa 50. Urumva? Njye nakubwiye ko navukiye mu cyaro. Mu cyaro haba opportunities. Mu mugizi bayo nyinshi, ariko iziyatwara ni byinshi. Sibyo? Oya, uko byagenda kose ntabwo byakanga. Ahubwo turashaka gutangira business nk'iyo nabonanye Eliya. Gacya mu gitondo kumva ko uzaba ufite office ingana gutya nk'iy'Isango. Ntabwo bishoboka. Hari ahantu runaka ugomba gutangirira nawe ukemera gutangira. Ege umuntu atangira naseba. Bibanza kugenda biranga bakaguseka bakaguca intege, ariko ikigukomeza ni vision. The vision you have. Ko ngiye nshobora gutangira ahangaha, ariko ugasanga vision yanjye wenda ari uko nshobora kuba umucuruzi mwiza usupplying ibintu mu gihugu. Kandi ikindi nanone buriya niba batubwira ngo innovation and creativity, ni ukuri nta kintu gishya uzigera uhanga kitigeze kibaho. Yego. Nta kintu gishya uzatekereza kitigeze kibaho, ahubwo cya kintu ushyiraho umwihariko wawe. Yes, ni ibyo birumvikana pe, birumvikana cyane. Hanyuma n'ibitekerezo n'abandika kuri WhatsApp nabyo ibitekerezo babyohereze. Kanya nikora araza kundebera niba hari ibitekerezo byaje kuri WhatsApp, n'ubundi ni kuri iriya nimero iri hariya guhamagara, ariko nabwo ni muhamagare akanya mutangire mutanga ibitekerezo byanyu. Ni gute mubona urubyiruko rushobora kwivana mu kibazo cyo guhora rutaka? Harya ngo muri mu cyumweru ni 15 muyihirize ari ni iminsi 16 yahariwe kurwanya no gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ku rwego rw'isi. Namwe murimo muri natwe turimo nka Happy Family, nyine hari ibikorwa dukora by'ubukangurambaga. Cyane cyane hakorwamo ibikorwa by'ubukangurambaga muri communities. Byatangiye ku itariki 25. Ni umunsi ngarukamwaka, imara iminsi 16.
ubwo mufitemo izihe gahunda rero? Activities dufitemo aho ngaho ni ukwegera n'ubundi urubyiruko cyane cyane abakobwa bahohoterwa cyangwa se bahuye n'ihohoterwa, kuko twebwe ni target group yacu, sibyo? Kubagira inama, kumwereka ese yahuye n'ihohoterwa n'izihe serivisi z'ibanze yahabwa ishobora kumufasha, ese ni bande bamufasha, ese mu buryo bw'amategeko afashwa gute, ni gute yabyirinda, nyine ibintu nk'ibyo muri rusange. Yego, murigisha muri rusange. Yes, no kuvuga muragenda mu sibura duce runaka cyangwa muragendana na leta higiye? Tugendana na ari ibikorwa tuba turi gukorana n'inzego nkuru z'igihugu, cyane cyane GMO, ari ibikorwa dukorana nayo. N'ejo bundi twari muri Nyaruguru, karere ka Nyaruguru, barimo baronshinga aricyo bagira, ari ibikorwa bita GAD, Gender Accountability Dialogue, aho basezeranyamo ya miryango nyine iba yarabanye idasezeranye ku buryo bw'amategeko bakayisezeranya, natwe nyine tugatanga ubutumwa binyuze muri ya kinamico tugira, tukigisha community mu muzi. Irimo irakora akazi, tukanyuzamo ubutumwa n'abantu tukaba communicating, ariko si byonyine, tugomba no kugira inama babandi nyine bahuye n'ihohoterwa uko bashobora ku accessinga ku mategeko, mu buryo bw'amategeko, bakanafashwa. Muri kumwe n'izihe nararibonye zivuga ari kumvikana muri ibyo bibazo cyane cyane psychological? Naribonye ashobora kuba atari n'umuntu w'umusaza ariko umuntu wabyize, ariko mu mategeko, mu by'amategeko, amategeko nawe ari wabyize, mbese tugira NPPA abasha kuganiriza abo bantu bakumva. Dufite NPPA tujya tuyegera. Yego, tugira NPPA. NPPA nayo iri mu badufasha, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Yego, ntabwo ari ubugenzacyaha, ubushinjacyaha. Nabo tujya dukorana nabo. Muri make muba mufite aba experts bavuye mu nzego z'igihugu. Yego, hari GMO nyine nayikubwiye, Gender Monitoring Office. Ubwo mujya mu gikorwa nk'iki mufite target? Tuba dufite target yanyu ni iyihe rero? Target yacu ni ukumenyekanisha serivisi z'ibanze zihabwa mu rwego rwo kurwanya no gukumira ihohoterwa, izihabwa uwahuye naryo n'izishobora gufasha mu kurwanya no gukumira mu rwego rw'amategeko. Nteka ari igikorwa rero ngarukamwaka? Ni igikorwa ngarukamwaka. Umusaruro mumaze kubonamo n'uwuhe, niba ari igikorwa mwitabira mu buryo ngarukamwaka? Abantu bagenda bagira ubumenyi kuri byo, bakamenya ngo umugenzi wanjye yahuye n'ihohoterwa yabariza ahangaha, mu mategeko yafashwa gutya, mu buvuzi yafashwa gutya. Yego. Hano hari ubutumwa uwitwa Eric, ntabwo yavuze ahari, avuga ati iyo muvuze kwihangira imirimo muransetsa. Ati ubu se koko hari uwanze kubaho neza? Arabaza. Okay. Ntabanze kubaho neza, ubwo arabibura nyine, nicyo nongeyeho kuba nuririye kuri iki kibazo. Ubona hari ikintu intege nke mu by'ukuri, ntawanze kubaho neza koko nk'uko Eric abivuga, ariko urubyiruko rwinshi, sinzi niba ari rwo rwinshi cyangwa niba ari rwo ruke, hari urubyiruko rwicaye aho ruvuga ruti tubonye uburyo twakora pe. Ubwo nyine ni ikibazo nshamikiye ku cyuyu, ariko gishingiye ku byo twabivuzeho.
habaho imiryango itari iya leta myinshi, habaho na leta igiye ifite amadiparitoma menshi ashinzwe ku bijyanye no gufasha urubyiruko kwihangira imirimo. Ariko nta abantu bagenda hanze, bagenda mu rubyiruko barufasha icyo bita guhindura imitekerereze. Ni bake. Capacity building. Ndashaka kuvuga ko guhindura imitekerereze, ubushobozi ntashaka buba bufite nta kibazo, ariko imitekerereze ye ni ikibazo. Reka duhere kuri message. Twaba turimo kwica gitera ariko tutarica ikibimutera. Reka duhere kuri message ya Eric. Ndabona ibibazo bibiri. Azi kumbabarira niba dukurikira cyane byanze bikunze. Eric aratubwiye ngo tunamushimire kuri message yohereje. Ati yo tuvuga kwihangira imirimo turamusetsa. Ngo ntawanze kubaho neza. Ntawanze kubaho neza. Atanziye iyo message atanze ubwayo nawe urumva harimo ikibazo. Nyine urumva afite ikibazo psychological. Ari cyo kintu nashaka. Nagavuga ngo gap ni hari iki kibazo gikeneye kuba addressed. Sibyo? Ameze nk'umuntu nawe wihebye ubwe. Naho rero nashaka kuganisha wanyumvise. Nawe urumva muri message atanze ameze nk'umuntu wihebye. Kandi reka nkubwire kugira ngo wihebye rero akanya icyo akeneye ni iki? Akeneye kumwigisha uko bakora umurimo cyangwa akeneye kubanza kumwigisha uko ava mu kwiheba? Icyo akeneye umuntu umwigisha kubanza kuva mu kwiheba. Urumva narwo urugendo. Turi kuri etape ivuga ngo hari abafite ibitekerezo babuze uko babyimplementinga. Sibyo? Uwo muntu ufite igitekerezo, regura umuntu ufite igitekerezo ushaka no kugishyira mu bikorwa afite na courage. Urumva rero bagomba urubyiruko tugomba kuva mu bintu byo kwitakariza icyizere edayeri. Tuvuge ngo ni munsi mfite imyaka 20. Papa afite imyaka 60, 50, 40 ni urugero, sibyo? Nje nawe ninde wakabaye yiheba? Nushaje. Ni ufite ikibazo kuko we igihe cye ntago ari kinini ugereranyije n'icyanjye. Ese iyo nzu tubanamo na papa yarabyutse mu gitondo arayubaka. Nawe hari struggle. Rego urubyiruko tubanze dufate n'urugero ku babyeyi bacu, inzu dutuyemo zabonetse gute? Ubanze papa wawe nakubera imfura kuganirize nibyo tuvuga. Kubwa ati mwana wanjye inzu nayibonye gutya. Kuko nayo ibyo ari byo byose hari amafaranga runaka yahereyo kandi hari naho yayakuye. Yego birumvikana cyane rwose. Fata umunota umwe utange ubutumwa by'umwihariko kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Nkeka ko tugerageje rwose kwinjiramo bihagije. Ubutumwa nagenera urubyiruko icyambere ni ugutinyuka. Dutinyuke. Niba ufite igitekerezo komanga ahantu hatandukanye, mu hantu 10 hamwe niba gukatira ntago bazagukatira forever. Wicika intege. Niba ari uwakubwiye ngo ntago bikunda agaca amazi ibintu byawe, musabe n'inama kuki igitekerezo cyanjye ugiciye amazi. Ese harimo ikihe kibazo? Anakugire n'inama. Niyanga kukugira inama ujye kuwa kabiri, hari utazaguha amafaranga hari uzakugira inama. Sibyo? Izo nama nazo urebe wumve ko zishoboka, zishyigikira ibyo ushaka gukora. So urubyiruko narugira inama twirinda abaduca intege mu byo dushaka kugerageza gukora, ahubwo twebwe dufokasinge ku cyo dushaka. Urakoze cyane bwana Rafiki. Nakoze cyane nawe. Yes, mwakoze namwe gukurikira ikiganiro Happy Time Show. Ni ikiganiro tugezwaho na Happy Family Rwanda kunga UNESCO. Ni ikiganiro mugezwaho rero na Isango Star buri wa kane saa 7 kugera saa 8 na nimugoroba ku wa kane kigasubiraho saa 1 kugera saa 2. Nitwa Elia Byukusenge. Komeze munogerwe na gahunda zacu.